Yo Sita Montana kabisa bambarira epa ubundi niyo move kabisa niyo brand kabisa chaka bandebere kabisa umujene bita Jos Kid kabisa ukuntu yambaye full outfit bandebere fika magic full outfit barebe Selector Daddy full outfit barebe Twin Vibe kabisa full outfit bose bambare muri CM outfit kabisa award yose kabisa ari muri CM outfit kabisa nicyo wavuga kuri award zigiye gutangwa bwa industry wenda n'umuziki muri rusange n'ibikorwa nawo burimo byo kwambika abahanzi urabona igikorwa cyose gufasha abahanzi nukuvuga ngo icyo navuga ko iki gikorwa kabisa kwizi award kabisa pressure akarere ka Rubavu kuba kagerageje kureba nyine ku mano zituruka Rubavu ariko ni wenda n'ikindi nago navuga amakosa kuko urumva ibintu biri gutangira nago haburi kosa kuko ari akantu bashizemo katari ngombwa ari nako bagombaga gushiramo kurabona nka music bikeneye stylish igakenera MCs ariko kari akantu stylish akaza n'ikintu bita designer nukuvuga ngo nyine ibyo bintu ni ibintu bijyana na music cyane ndakeka ko kabisa ni wenda ubutaha bazabyiteho gusa kabisa akarere kacu kabisa bitarimo ariko twabanza tugashima wenda tukazanira nyuma byinshi bitarimo mu social media influencer umva kizamuka uje gwemba amazi imyaka 3 agiye bagize icyo gutanga NYC dirareka mvuge ngo bonne chance kubanza wambitse kandi ndabifuriza amahirwe kabisa bagomba kuzana ibihembo kabisa ibihembo ni ibyabo okay we sign up twinjire imbere y'ibyayo